Imirimo yakorwaga n'igitsina gore iri mu kaga n'ibyago bikomeye. Hagendewe ku nyigo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko 41% y'imirimo yose yakorwaga n'igitsina gore igiye gutwarwa cyangwa ikisanga mu maboko y'icyo bita AI, ndetse na 28% y'imirimo yakorwaga n'igitsina gabo. Artificial intelligence nushaka kubyita ubwenge buhangano cyangwa buhimbano, ufite akazi cyangwa se urimo kugashakisha hatitawe niba uri igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Reba iyi video kugeza irangiye. Iyi ni Donne Media TV, naho nje nitwa Don the Great. Reka turebere hamwe muri rusange imirimo yamaze kubura ku isoko ry'umurimo cyangwa se yamaze gutwarwa n'iri koranabuhanga, ndetse niyo biteganijwe ko bizarangira itwawe na rino koranabuhanga rishingiye ku bwenge buhimbano. Ikoranabuhanga rishingiye ku bwenge buhimbano rije kukwambura akazi cyangwa se kukakwirukanaho. Ikoranabuhanga rishingiye ku bwenge buhangano ni ikintu kinini kimaze kugerwaho mu ruhando rw'ikoranabuhanga uhereye mu myaka 10 ishize. Riri kwinjira mu buzima bw'ikiremwamuntu bwa buri munsi ku muvuduko udasanzwe. Nkaho ibyo bidahagije, rimusimbura mu mirimo ya buri munsi. Mpangayikishijwe cyane by'umwihariko n'imikorere ya AI idasanzwe irimo kumira imirimo yagakozwe n'ikiremwamuntu. Uyu ni Dario Amodei, umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga muri AI. Ubwo yari ari muri interview n'itangazamakuru yarabajijwe ngo Dario, muremeza ko AI irimo kwiharira igice kinini cy'imirimo yagakozwe n'abantu bikaba birimo gutera ibura ry'akazi ku ijanisha ry'icumi kugera kuri 20%. Adaciye ku ruhande yavuze ko uko nguko ari ukuri nta gushidikanya. Aha watangira kwibaza ngo ese AI imaze gutwara imirimo ku rwego rungana rute? Ku isi yose muri rusange 14% y'abakozi bamaze gutakaza imirimo yabo basimbuwe na AI. 14% ni umubare munini cyane kuko ungana na 375,000 z'abakozi batakaje imirimo yabo kubera AI. By'umwihariko turebeye nko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 1.9 by'imirimo yaburiwe irengero kubera imikoreshereze ya AI mu gihugu. Naho mu Bushinwa 1.2 by'imirimo yaburiwe irengero. Naho mu Buhinde imirimo irenga 650 yaburiwe irengero mu gisata cy'ikoranabuhanga n'amakuru. Ubu reka turebere hamwe muri rusange amoko y'imirimo irimo gutwarwa n'ikoranabuhanga rya AI ku muvuduko utarigeze ubaho. Ahambere ni mu mitangire ya serivisi ndetse no mu biro bya serivisi zo guhamagara no guhamagarwa. Abakora imirimo muri iki gisate bayitakaje ku ikubitiro, ndetse ku isi hose muri rusange imirimo ingana na 1.2 yamaze kuburirwa irengero bitewe na AI. Kabiri, mu bijyanye na serivisi z'amakuru n'ikoranabuhanga, ubu AI ikemurira ibibazo byose computer ishobora guhura nabyo. Byumvikane ko abatekinisiye b'amakompyuta muri iki gisate umurimo wabo uri mu marembera. Gatatu, ikijyanye n'ibara n'ibarura mu bubiko rusange bw'ibintu, nko gushyira ibintu mu mapaki no kubibara ndetse no kubishyira ku murongo. Aha imirimo irenga 1.1 imaze kuburirwa irengero mu bihugu bitandukanye. Iyo mirimo yose muri iki gisata yamaze gutwarwa na AI kuko yashyizwe mu buryo buri automatique. Muri iki gisata cya kane, ibijyanye no gushyira amakuru muri systeme no gukora ama invoice ndetse no gutanga amaraporo, byose bikorwa na AI. Hano bisobanuye ko imbaraga za muntu zitagikenewe. Igisata cya gatanu ni ibijyanye na serivisi za banke n'izifite aho zihuriye n'amafaranga. Henshi hatandukanye AI iri gusimbura abakozi b'amabanka ku muvuduko uri hejuru cyane. Gatandatu ni igisata kijyanye n'ubucuruzi bukorerwa kuri internet. Aha imirimo irenga 300,000 yamaze kuburirwa irengero. Ibi ngibi byose wakwibaza ngo ese niki abakozi n'abashakashatsi ba AI batekereza ku ngaruka igira kuri societe? Umuntu ntazi yaranyandikiye kuri email amubutumwa bumuvuga ngo umurimo nkora uri kuri mura cyangwa kwangiza ikiremwa muntu. Oh, ndabyumva kuko AI iteye impungenge. Uwo ni Sasha Lashian, umwe mu bashakashatsi bakomeye ukorera AI. Ubimazemo imyaka irenga 10, ubushakashatsi bwe bukaba bwibanda ku ngaruka za AI kuri societe.
ese niki nasubije bwa butumwa bwa email bwanyandikiye bumbwira ko umurimo wanjye ugiye kurimbura ikiremwa muntu. Naramubwiye ngo hagendewe ku ngaruka AI ishobora kuzateza. Ingaruka za mbere ni ukuba uyu mwanya bamwe bari gutekereza ku ngaruka AI izateza mu gihe kizaza. Ini kandi cyagombye kuba gikorwa uyu munsi kugira ngo hagabanywe izo ngaruka, kuko nibyo koko AI ifite umuvuduko uri hejuru, ariko ntirarangira, turacyayubaka kandi twese hamwe dufite mu biganza byacu icyerekezo tugomba kukijyanamo. Gusa haracyari amahirwe y'uko nubwo AI yakoreshwa cyane, hazakomeza gukenerwa imbaraga n'ubwenge bwa muntu. Aha naguha urugero rw'amakampani yisunze AI ariko nyuma akaza kwisanga abantu nabo bakenewe. Iyi kampani yafashe umwanzuro wo gusimbuza abantu bose AI mu mikorere yayo, ariko hatarashira igihe umuyobozi mukuru wayo aza gusanga baribeshye cyane mu mwaka wa 2025. Banzura kugaruramo abantu AI yakora, ariko hari aho igarukira. Iyi kampani nayo mu mwaka wa 2023 yafashe umwanzuro wo gusimbuza imirimo 8,000 yose bakayikoresha AI. Gusa nabo baje gusanga ari ukwibeshya. Uretse kuba yatwara imirimo y'abantu, AI kandi igira uruhare mu gutanga akazi, aho byitezwe ko mu mwaka wa 2026 AI izabasha gutanga imirimo ingana na miliyoni 133 ku bantu batandukanye. Aha wakwibaza ngo ese iyo mirimo izajya ihabwa abameze bate? Birumvikana ko ari abasobanukiwe ikoranabuhanga rya AI n'abize cyane ku rwego rwo hejuru.